attestation igaragaza ko uriho buriya n'ubukoroni n'ibintu byo mu babiri gikera by'ubukoroni biri na ridicule ridicule since I was born sindabibona nguhagaze imbere none ngo neza n'icyemezo cyemeza kuko ndiho uriya se uri bukime anzi kurusha uko niyizi gwemerere ko ndiho kiriya ntacyo nzasaba na rimwe reka nkubwire ningera no muri pansiyo ukuri kw'Imana mu bantu RSSB bataza amafaranga yabo ndimo ntabwo nzamushyira icyemezo cy'uko ndiho. Ingabire Immaculee ni umuntu asanzwe cyane, ni umunyarwandakazi, ni umubyeyi, navutse mu 1962. hanyuma nagize ibyago, si ibyago byagiye nyine ni amateka yacu yatumye tutavuka ngo dukurire turererwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umwe rero mu bana barerewe mu buhunzi, ntabwo nagize amahirwe yo kwiga ibyo nshaka nk'uko nabishakaga kubera nyine iki iyo mpamvu yo kutagira iwanyu. Ingabire Immaculee wari umuyobozi wa Transparency International Rwanda, umuryango urwanya ruswa n'akarengane, yitabye Imana. Mbere yuko dukomeza iyi nkuru, nasabaga utarakora subscribe kuri Omora TV ukore subscribe maze tujye tubana umunsi ku munsi. Omora TV. Ingabire Immaculee wari umuyobozi wa Transparency International Rwanda, umuryango urwanya ruswa n'akarengane, yitabye Imana mu gitondo cyo kuri uyu wa kane azize uburwayi ku myaka 64 y'amavuko. Amakuru y'urupfu rwa Ingabire yemejwe n'abantu ba hafi mu muryango we ndetse nabo bakoranaga muri Transparency Rwanda. Ibi bikaba byemejwe ubwo hashyirwaga itangazo hanze ku rubuga rwa Transparency International Rwanda. Byamenyekanye binyuze mu itangazo ryaciye kuri X ya Transparency International Rwanda, aho bavuze ko bababajwe no kumenyesha abantu inkuru y'urupfu rw'umuyobozi wa Transparency International Rwanda, Ingabire Immaculee, watabarutse mu gitondo cyo kuri uyu wa 9 Ukwakira 2025, ndetse bakaba banaboneyeho kwihanganisha umuryango ndetse n'inshuti ze, ndetse banifuriza Ingabire Immaculee kuruhukira mu mahoro. Reka turebere hamwe ubuzima bw'ubuto bwa Ingabire Immaculee. Mu biganiro bitandukanye yagiranye n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, Ingabire yavuze ko yashegeshwe kandi ko yakuranye igikomere cy'ubuzima bw'ubuhunzi yanyuzemo, ari nabyo byamuremye mu mutima wo kwanga urunuka, akarengane na ruswa. Ngagitangira guca kenge, Ingabire nibwo yamenye ko igihugu we n'umuryango we babamo cy'u Burundi atari icyabo, ndetse guhera ubwo atangira guhirimbanira kuzataha mu gihugu cye, akanakitangira mu mbaraga n'ubumenyi bwe bwose. Nubwo Ingabire yakuriye Burundi aho umuryango we wari warahungiye, yahoranaga indoto zo kuzatura mu Rwanda kuko yari yararambiwe ubu buzima bwo guhora atotezwa no kudahabwa uburenganzira busesuye mu gihugu, kuko icyo gihe yafatwaga nk'impunzi. Ingabire yize amashuri abanza n'ayisumbuye mu Burundi, akomereza kaminuza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari naho yavuye mu 2001 ataha mu Rwanda. Yakuze yiyumvamo kwiga amategeko, ntibyamukundira kubera ubuhunzi. Yize indimi mu mashuri yisumbuye, bimuviramo kwiga itangazamakuru muri kaminuza atari ryo yifuzaga. Gusa mu cyiciro cya gatatu yize mu Bufaransa mu ishami rya Political Science n'amategeko. Imirimo yaba yarakoze, Ingabire n'umwe mu bantu 20 bashinze Transparency International Rwanda mu 2004. Mu 2015 yatorewe kuyobora uyu muryango mu manda ye ya kabiri. Ubwo yaganiraga n'igihe yigeze kubabwira agira ati, mbere yo kuza muri Transparency International Rwanda nakoze mu bigo byinshi, ariko hose ahanini narebaga ku burenganzira bw'umugore ndetse nanaharaniraga ko bagera ku iterambere rihamye. Nakoze muri Orenfor igihe kirekire, nkora mu bitangazamakuru byandika bitandukanye. Nakoze muri Profame Twese Hamwe, ibuka n'indi miryango y'abagore itegamiye kuri leta. Mu mvugo y'umunsi ku munsi, yangaga ikibi akacyamagana ku karubanda.
ibintu byatumaga rimwe na rimwe abantu bavuga ko ari umunyamahane. Yigeze kuvuga ko ababibona gutyo baba bamufashe nabi, aho yabivuze agira ati nukuri abo bantu baba bamfashe uko ntari, kuko ubanza batekereza ko ntavugirwamo, ahanini kubera akazi nkora kansaba gufata imyanzuro ikarishye. Naho ndi umuntu usanzwe wiyoroshya ndetse unaca bugufi cyane, nta mahane ngira habe namba. N'ikimenyimenyi kuva navuka nta muntu turarwana. Mu buzima bwe yagenderaga ku ntego 3 arizo gusenga, kubaha no kudacika intege. Twasoza iyi nkuru tuvuga ngo Ingabire Immaculee aruhukire mu mahoro, ndetse tunaboneraho kwihanganisha umuryango n'inshuti kubw'iyi nkuru y'akababaro yo gutabaruka kwa Ingabire Immaculee. Turagushimiye wowe wari ukurikiye Wamala TV. Komeza ubane natwe, ndetse ubaye utarakora subscribe ukore subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Turabakunda. Attestation igaragaza ko uriho. Biriya n'ubukoroni n'ibintu byo mu babiri gikera by'ubukoroni biri na ridicule. Ridicule since I was born sindabibona. Nguhagaze imbere none ngo nizana icyemezo cyemeza kuko ndiho. Uriya se uri bukime anzi kurusha uko niyizi. Ngwemerere ko ndiho. Kiriya ntacyo nzasaba na rimwe. Reka nkubwiye. Ningera no muri pasi. Ukuri kw'Imana mu bantu RSSB dataza amafaranga yabo ndimo. Ntabwo nzamushyira icyemezo cy'uko ndiho. Umwe rero mu bana barerewe mu buhunzi, ntabwo nagize amahirwe yo kwiga ibyo nshaka nk'uko nabishakaga. Kubera nyine iki iyo mpamvu yo kutagira iwanyu. Naje rero kujya niga icyo mbonye. Ariko icyo nize mu by'ukuri navuga ni itangazamakuru n'itumanaho, journalism and communication. Ariko nza kongera ngira Imana kubera imirimo nari ngiyemo y'uburenganzira bwa muntu, yo kurwanya akarengane, mbona amahirwe yo kujya kwiga kandi ibintu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu bibonamo diploma. Navutse mu muryango w'ababyeyi bemera cyane mu Kiliziya Gatolika. Numvaga nzaba umubikira, ariko ubwo ndi umwana muto sindagera kumenya icyo kwiga no kugira. Hanyuma nyuma maze kugera kuri ya myaka utekereza akazi wakora, kumva nzaba umwarimu. Narabikundaga, ariko nasanze igituma nabikundaga twekera tukiri abana bitandukanye n'ubu twubahaga abantu batatu cyane pe. Umubyeyi wakubyaye icyo yavugaga cyose wumvaga ari nk'ivanjiri. Mwarimu kwigisha waramwubahaga, icyo avuze cyose ukumva kidasubirwaho. Hanyuma na padiri w'urusengero wabagusengamo, cyangwa se wenda ko ndibaza ko n'abatari abagatolika niko byari bimeze, pasiteri n'abantu bahaga agaciro cyane. Nkumva rero naba mwarimu kugira ngo abana nyine bajye banyubaha bampa agaciro. Nyuma aho nkuriye ndetse numva ndetse iby'umwarimu nifuzaga kuba umunyamategeko cyane, kuko nabonaga ibintu bikambabaza nkabona ntacyo nabikora, nkavuga ariko nzaba umunyamategeko njye mpangana n'ibi bibazo bimwe. Kugira ngo ube umunyamategeko wagombaga kwiga droit law, kandi ibyo ngibyo abenegihugu nabo nibyo babaga bashaka cyane. Ntabwo rero bari kubiguha, bari muri ya logique yo kuvuga ngo ntabwo uri bugaburire umwana wundi wawe atarahaga. Wamala TV.